Hello guys, none mbaye ikaze ni kuri channel yanyu ibagezaho utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi rero nkaba mbazaniye akandi kantu. Uyu munsi rero bikaba bishoboka ko wahuza simukadi zirenga 30 ukazihuriza kuri simukadi imwe. Ibi bintu abantu benshi iyo bari kubyumva bumva bidashoboka, ariko birashoboka. Bishoboka bite rero? Uku nguko ni kwa kundi wenda usanga amakampani menshi abikoresha, haba MTN, Airtel n'andi makampani abakorerwamo n'abakozi benshi. Niyo mpamvu uzasanga wenda nuhamagara kuri MTN ukumva batinze kukwitaba, ukumva bakuhereje undi muntu. Nuko nguko barabikoze kugira ngo utazigera ubura serivisi kandi ubu buryo buhari. Nawe rero ngiye kubikwereka, ntabwo uzongera kugira ikibazo cy'uko ufite simukadi nyinshi wenda ziri abantu benshi, ukaba wenda udafite telefone zihagije zo kuba washyiramo izo simukadi, cyangwa se ufite telefone zirenze imwe, simukadi zimwe zasigaye mu rugo, cyangwa se indi wayitaye, cyangwa se indi yaho n'ikindi kibazo runaka kandi kiriho, kandi simukadi yawe igifite abantu bawe. Wabigenza gute rero kugira ngo batakubura? Uraza, nta handi uza, uraza muri telefone aho uca ugiye guhamagara nk'ibisanzwe, ukande akanyenyeri 6 1 akanyenyeri, wandikemo nimero, urugero wenda 07 8. Nurangiza kwandika nimero ukande akanyenyeri 10. Iri 10 rero ikintu rimaze ni kode iguhuza n'iyo nimero yindi ushaka guhuza n'ingiyi ufite muri telefone. Iyi nayo ni kode, niyo mpamvu utagomba kwibagirwa. Numara kubyandika gutya, wongere ukande akanyenyeri, wandike 05 cyangwa se 20. 05 rero ni amasegonda. Ni kwa kundi uhamagara telefone ukumva iri gucamo, hari amasegonda runaka iba igomba gucamo. Yego, iyo uhamagaye umuntu telefone igacamo, ntayifate agatinda kuyifata, hari amasegonda runaka barayigeneye ko igomba kuvaho mu gihe uhamagaye atabashije kukwitaba. Bihera ku masegonda 5 kuzamukira kuri 30. Ngewe mpisemo amasegonda 5. Nubirangiza ukande urwego. Iyo umaze gukora ibingibi ukanda wemeza kuri simukadi ushaka ko bazajya bakuboneraho. Iki gihe rero niba washyizemo simukadi udafite mu telefone cyangwa ufite ahandi ubihuze, ushaka wayihuza kuri Tigo cyangwa kuri MTN, igihe cyose umuntu aguhamagaye uzayibonera hano muri telefone yawe. Guys, ubwo rero icyitonderwa, ibi bintu birabujijwe kubikorera nimero itari iyawe. Nubikoresha muri nimero itari iyawe ushobora kuzahugiraho ingaruka. Ikiza ni uko wakora ibintu binyuze mu mucyo kandi byizewe nk'uko mbikubwiye. Impamvu mbikubwiye ni uko nzi ko wenda ari igihe umuntu aba atunze simukadi zirenze imwe kandi adafite ibikoresho byo kuba yazishyiramo, kandi abantu bakunda kumukeneraho cyane. Guys, rero niba wakunze iyi video wibuke gukanda subscribe, like kugira ngo iyi video igere ku bandi bantu benshi. Ukayana comment niba hari icyo udasobanukiwe, cyangwa se niba hari icyo wifuza twagukoraho ubutaha nacyo ucyandikemo. Guys, hari ku muntu warebye iyi video kuva itangiye kugeza ahangaha, ndagira ngo nkubwire ko